cyo kwitanga kandi bundi bushya. Iki ni cyo gihe cyo kwikiranura n'Imana yacu. Ni nacyo gihe rero turimo. Icyo gihe kikaba kiruhanije. Ntabwo kitwemereye ngo tubikore muri gahunda dusanganwe, bitewe n'icyorezo kibasiye isi ndetse kikagera no mu gihugu cyacu. Ariko reka dushime Imana nanone ko hari ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoreshwa ngo gahunda ikomeze. Mbere yuko twigira hamwe icyigisho, reka dusenge. Data wa twese, Mana idukunda kandi ishobora byose, twongeye kugushimira ibyiza wadukoreye muri uyu mwaka wose. Twemerere tugusange kandi utwakire nk'abana bawe. Tumaze umwaka tudateranira hamwe, ariko kandi washatse uburyo kuko gahunda yawe ntakikoma mu nkokora. Watwemereye yuko dukoresha ubu buryo bw'amajwi ngo ubutumwa dufite tubunyuze kuri radio Ijwi Ry'ibyiringiro. Ndagusaba kugira ngo buri muntu wese abashe kukwakira, abashe kugusobanukirwa ndetse akumenye biruseho. Ndagusaba kugira ngo umushyikirano wacu nawe ubashe kudukomeza, kugira ngo urugendo twatangiye tuzabashe kururangiza. Bana rero n'umuntu wese wumva radio Ijwi Ry'ibyiringiro muri uyu mwanya, ubwo kino cyumweru cyose tugiye kugira amateraniro makuru. Ndagusaba kugira ngo abo watoranije kugira ngo bakuvugire muri kino cyumweru uzabahishurire, maze bashobore kuvuga ibyo ushaka kandi byatugira akamaro. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo nifuje ko tuganirira hamwe, cyangwa se insanganyamatsiko y'amagambo y'uyu munsi aravuga ngo iyo birenze imvura bikaba amahindu. Iyo birenze imvura bikaba amahindu. Bene data namwe bashiki banjye, nta gihe imvura itigeze igwa. Nta gihe imvura itigeze igwa mu mibereho yacu. Igihe kimwe ndetse ikaba nyinshi, ndetse sinshidikanya ko izageraho iba n'amahindu. Wamaze kudusomera isomo ry'urufunguzo cyangwa ry'ikibwirizwa cy'uyu munsi cyanditswe muri Zaburi 121 umurongo wa mbere. Reka twongere tuhasome. Zaburi 121 umurongo wa mbere ndetse kugeza umurongo wa 8. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakunda ibirenge byanjye ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, ni uzakurinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Uyu munyazaburi nawe yarageze mu gihe gikomeye nk'icyo mwebwe nanjye tugeramo, ariko noneho muri kamere ya kimuntu tugacika intege. N'uyu munyazaburi yageze igihe yibaza ibibazo byinshi, nuko aravuga ati mbese nuburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kuzava he? Ariko reka dushime Imana ko yabashije gusobanukirwa, kuko nifuza ko mwebwe nanjye tubasha gusobanukirwa. Gutabarwa kwacu kuzava ku Uwiteka, ariko Uwiteka waremye ijuru n'isi, kuko ntabwo ashobora kuzakunda ko ibirenge byacu biteguza. Uyu turinda ntabwo azahunikira. Uko yarinze Abisirayeli akabarinda igihe cyose ntibagire icyo baba, mwebwe nanjye azaturinda. Uwiteka niwe murinzi wawe nanjye,
Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe ndetse n'ibumoso. Icyago gishobora kuza ku manywa cyangwa se nijoro ntacyo kizadutwara. Uwiteka azakomeza kuturinda ikibi cyose. Niwe uzarinda ubugingo bwacu. Uwiteka azaturinda iteka ryose, ndetse uhereye none ukageza iteka ryose. Uwo niwe murinzi wacu. Ndasaba Imana kugira ngo iyi Zaburi 121 yandikwa mu mitima yacu, ikomeze buri muntu wese uwumva ubutumwa agira icyizere ku Mana Data wa twese, nk'uko umugaragu w'Imana Yobu yari ahagaze. Igitabo cy'imibereho y'ibya Yobu ni urugero rw'ibihe byose ruvuga ibirenze imvura byahindutse amahindu. Igihe kimwe mu mibereho ya Yobu izi kuzimu zose zarabitse, maze asa n'ukubiswe n'inkuba mu mvura y'amahindu. Yobu asa n'ugwiriwe n'isi n'ijuru icyarimwe. Bene data, mu by'ukuri ibigeragezo ku isi reka dutangire kubifata nk'imibereho ikwiriye kudukomeza, imibereho idakwiriye kudutandukanya n'Imana. Akenshi ibyo byose biberaho kuduhugura, ibigeragezo biberaho kutwigisha, ibigeragezo biberaho kudukomeza, si ibyo kudutsembaho burundu. Birakwiye rero ko tubitegereza dushikamye kandi duhugutse. Mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere tuhasanga umugaragu w'Imana Yobu. Bibiliya itubwira ko Yobu yari umukiranutsi, umukiranutsi utunganye kandi umukiranutsi wubahaga Imana, umukiranutsi wirindaga ibibi. Iyi mico kandi niyo yamuranze mu gihe umuraba w'urwunge rw'ibyago wamwiyubikagaho. Umwanditsi w'iki gitabo ntako atagize ngo akoreshe amagambo afite ireme risobanura neza imico ya Yobu. Ayo magambo y'umwanditsi w'ibya Yobu ntabwo afunguye, ayo magambo ntabwo ajaze, ntabwo yaciye iruhande, ahubwo yayavuze neza uko ari, mu mvugo itomoye neza, avuga ko Yobu yari umukiranutsi. Ahangaha ugukiranuka kuvugwa ni ukuje imico izira inenge, itandukanya ikibi n'icyiza. Twavuga mu yandi magambo indakemwa mu mico no mu myifatire, cyangwa se umuziranenge. Yobu yari yuzuye. Ndasaba Imana kugira ngo itwuzuze, tuba abantu basobanutse, abantu basobanukiwe n'Imana maze bakagirana isano nayo. Yobu yari yuzuye, ntacyo wamufatiraho na kimwe. Umuntu yavuga ko ntacyo yari akeneye kongererwa cyarushaho kumugira intungane. Nyamara umwanditsi ntabwo yarekeye aho gukora urutonde rw'ibyarangaga Yobu. Yarakomeje agira ati yari afite impagarike rwema. Tumenyere kwita intungane. Aha nanone tubonamo urwunge rw'amagambo abiri rwerekana igihagararo cy'uruti ruhamye kandi rutagorama. Mu magambo tumenyereye twavuga ko Yobu yari inyangamugayo. Icyo akaba ari cyo wowe nanjye kikwiriye kukuranga. Ubwo tugiye gutangira uyu mwaka ku buryo bw'amateraniro makuru, ndagusaba kugira ngo mwene data nawe mushiki wanjye mube inyangamugayo. Yobu yari inyangamugayo.
bisobanura ko no ku ijambo Yobu yari umunyakuri, atari indi manganya. Ni kenshi abantu muri kino gihe ari indi manganya, akishushanya ukamuyoberwa niba ari wa wundi wabonye ejo. Yobu ntabwo yari umunyamahugu kuko benshi ari abanyamahugu ubu ngubu. Yobu ntabwo yacabiranyaga kuko abantu muri kino gihe basigaye bacabiranya. Ntiyacaga hirya no hino. Yobu yarahuranyaga kandi adasobanya. Bivuga ko yari umugabo ntangarugero. Reka imibereho yacu ibe ntangarugero. Reka igihe tumaze mu Kristo tugaragara yuko twasobanukiwe. Dukwiriye kuba dufite itandukaniro hagati n'abatarabashe kumenya Kristo. Imana yamwitaga umugaragu wayo. Mu mvugo ya Bibiliya bivuga ko hagati y'Imana na Yobu hari umushyikirano womatanya Yobu n'Imana. Hano umugaragu ntabwo bishaka kuvuga ngo umucakara, ahubwo n'uwo shebuja ashimira ibyo yakoze, badasobanya ku cyari cyo cyose. Aha ni naho haboneka ingorane kuri benshi, nuko mu ikubitiro tutagirana umushyikirano n'Imana. Abantu bakaba batayoboka Imana by'ukuri, bityo ibyago byabatera bakavunagurika nk'ibikenyeri. Ibyago byabatera bagasandara nk'igi. Imana ntiyita buri wese umugaragu wayo, kuko siko bose ari abizerwa. Ariko ndasaba Imana kugira ngo mwebwe nanjye abanyumva kuri radiyo Ijwi Ry'ibyiringiro twitwe abizerwa, ab'Imana ishobora kwita ngo n'abagaragu bayo. Abantu bashobora kutubona bakagira bati uriya ni umugaragu w'Imana. Benshi mu biyita abakristo ntibizera Imana, ku bw'ibyo nta n'impamvu Imana nayo yabizera. Yobu we ntiyari nkabo, yari indakemwa. Imana yaramwishimiraga ndetse ikamwirata. Icyampa Imana ikanyirata, icyampa Imana ikakwirata, kavuga iti uyu ni umugaragu wanjye, kuko yabikoraga kuri Yobu. Ingorane kungirwa abakristo benshi nuko ikigeragezo cy'amafuti gituma bajya kure y'Imana. Muri iki gitabo cy'amakuba ya Yobu tuhigira isomo ko ibyago ntawe byubaha bene data. Birashoboka ko umuntu yaba inshuti y'Imana izira amakemwa, ndetse nyamara ibyo ntibyamusonera. Reka tumenye icyo ngicyo, ko muri iyi si nta muntu ufite urukingo rwo kugerwaho n'ibyago ndetse n'ibigeragezo. Abantu benshi barashobewe bitewe no kubona ibibi bageraho ndetse no kubana b'Imana. Nyamara igihe cyose abantu batuye mu isi y'icyaha, ibyago bizabageraho nta shiti. Ibyago bizatugeraho byanze bikunze. Imibabaro y'urupfu izatugeraho. Nta muntu ufite urukingo rw'imibabaro, kandi nta muntu n'umwe ufite amahirwe yo kutagerwaho n'urupfu. Urupfu ntawe ruhusha. Rukomeretsa abana, urupfu rukomeretsa abakuze, urupfu rukomeretsa abakiranutsi n'abakiranirwa, ndetse urupfu rugera ku bakire n'abatindi. Bene data, reka mbibutse, Yobu ni izina ry'irgenurano rivuga uwanzwe cyangwa uwatotejwe.
iyo duturanye n'abantu imico yacu cyangwa ibyatubayeho usanga batwita amazina muri ubwo buryo. Ndashima Imana ko itigeze yibagirwa Yobu. Ndashima Imana ko Imana itigeze itoteza Yobu, ahubwo yamwishimiye. Mu nyemerere mvuge ko Imana yakundaga Yobu cyane, ariko ibi ntibikuraho kw'ibyago bigera ku bakunzi b'Imana. Reka twibuke ko uko umutoza arusha gukunda umukinnyi, kuko Imana ari idutoza, niko uyu mutoza akaza imyitozo bikaba bishobora no kubabaza ingingo z'umubiri w'umukinnyi. Reka tubirebe dutyo. Binyuranye n'igihe umutoza atitaye ku mukinnyi, nta gitsura mushyiraho. Uko niko intumwa nzima zitegurwa. Ndasaba Imana kugira ngo idutegure, kugira ngo ibyaza byose bisange dushikamye. Imana yemeye ko ibyago bigera kuri Yobu kuko yamukundaga cyane, igira ngo akomere. Kandi natwe reka tumwigireho bene data. Niba ibyago bidukomeza, uwari ukomeye arushaho gushikama bitewe n'ibyago. Reka mbasomere amagambo aboneka mu gitabo cya Yobu, igice cya 19. Turahasanga amagambo meza, amagambo nkunda, kandi nifuza kuyabakundisha namwe kugira ngo murebe urugero Yobu yaragezeho. Yobu igice cya 19 umurongo wa 14. Tuhasanga amagambo agaragaza yuko bene wabo wa Yobu bari baramutaye. Nuko yayavuze ati, bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe, aho mu nzu yanjye n'abajya banjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga, mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama. Umurongo wa 18. Ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose zaranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Bona nubwo Yobu byari bimumereye bityo, ariko ndashima Imana ko yageze ahantu hamwe avuga ati, iyaba aya magambo yanjye yari yanditswe, iyaba umuntu yarebaga mu mutima wanjye akareba uko bimeze, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka, akandikwa kuri monima. Ariko bona nubwo bimeze bityo, njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ndasaba Imana kugira ngo umutima wacu ukumbure Data wa twese. Bona nubwo twaba tugeze mu byago, ntibidutandukanye n'Imana yacu. Ndasaba Imana kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa n'ibi ngibi. Mu gihe cy'igice cy'ijoro rimwe gusa, Yobu yahombye iby'agaciro byose yagiraga. Yobu yahombye abana, yahombye amatungo yari afite. Yobu yabuze inshuti ze magara.
umubiri we warahindanye bigeze igihe abantu bamwanga. Urukundo umugore we yaramufitiye byose byarayoyotse. Mu yandi magambo yasigaye iheruheru. Mbese aho iyo akazi kahagaze, akazi ukora buri munsi kahagaze, Imana ntibishaka kukwereka ko bwakwira kandi bugacya. Aho ubukristo bwacu bene data ntibushingiye ku mutungo twebwe ubwacu dufite, kuko tumerewe neza. Iyo dufite ibibazo bene data namwe bashiki banjye, Imana ibitwibutsa kumenya ko ariyo yonyine mugenga w'ubuzima bwacu. Umutungo utugeraho binyuze ku buryo runaka. Umutungo si wo musingi w'ubuzima. Ibyo byose bisanga dufite ubuzima dukomora ku Mana, ibindi bikaza nk'inyunganizi. Abantu benshi ntibumva neza Zaburi 121. Iyo bibwira ko gutabarwa kwabo kuzava mu misozi, abatizera nibo bibwira ko iyo mu misozi hava agakiza. Abatizera nibo bafata inzira bakajya mu butayu ngo niho bagiye kubona agakiza. Abatizera nibo bafata inzira bakajya mu buvumo ngo niho bagiye gushaka agakiza. Ndabasaba kugira ngo agakiza tugashaka kuri Data wa twese. Muribuka neza abaramyaga bari ko bateranaga bahanze amaso ku misozi miremire. Umunyezaburi ntatangira aturarikira kubura amaso yacu ngo tuyahange imisozi, ahubwo atangira yerekana rwose ko gutabarwa kudakwiriye guhangwa ku misozi iri hejuru y'ibikombe kuko tuyireba. Oya, dusabwa guhweza tukareba uwaremye iyo misozi tureba. Tugomba kwimura ibyo tureba twiyiziho nk'ibibaya bimeze nk'imisozi, tukareba hejuru yabyo kuko ariho hari uwabiremye utanga agakiza ku bari mu misozi no muri ibyo bibaya. Umunyezaburi yaribajije ati, mbese nuburira amaso yanjye ku misozi? Mbese koko gutabarwa kwanjye kuzava hehe? Iki kibazo kirashidikanya agakiza gaturuka mu misozi nk'uko abizeraga bari babifataga. Fata umwanya mwene data nawe mushiki wanjye usome Zaburi 121 murongo wa 1 kugeza wa 8. Twongere twibuke ko iyo akazi kahagaze, iyo tuza bacu, iyo ucuruzi bwacu bwahombye titwunguke, cyangwa se iyo ibyago bitugwiriye, gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka. Kuko ibyo dutunze biba bifite agaciro gake mu maso y'Imana. Imana yaturemeye ibifatika bigize iyi si, biri mu butaka. Yaturemeye ibiri mu mazi, yaturemeye ibiri mu kirere. Imana yari izi neza uko izajya ironkesha buri wese ku giti cye, ikoze muri uwo mutungo yamuremeye. Iyo tubishaka turabisaba ikaduha uko ishaka, kuko ivubira ababi n'abeza. Ndagira ngo nsoze bene data mbibutsa ko nubwo ibyago byatuzazanya, inkubi y'ibigeragezo ikatwirohaho, tukabura akepfo ka ruguru ndetse
n'icyari imvura kikaba amahindu, gutabarwa kuzava ku Uwiteka. Igihe tushobora kuzaba twanyagiwe tukaba turi kunyereruza mu mibereho yacu, nta na rimwe gutabarwa kwacu kutazava ku Uwiteka. Ndasaba imbaraga y'umwuka w'Imana kutumanukira muri uyu mwanya, ubwo duteraniye mu nsengero zimwe, ubwo duteraniye mu ngo zacu, mu miryango mito. Twumve dukozweho bene data, twumve tugize impinduka mu mibereho yacu, twumve dususurutse mu bya mwuka, maze tureke guhanga amaso ku misozi miremire, ahubwo tuyahange ku wayiremye. Aho niho gutabarwa kwacu kuri. Gutabarwa kwacu kuri ku muremyi wa byose. Bigeragezo nubwo byatugwa gitumo, twibuke ko ubuntu bwayo buzaba buduhagije, kandi unamba ku Mana ntabwo rwose izamuhemukira. Munyemerere turangize mbasomera amagambo y'indirimbo y'167 ishobora kuduhumuriza muri kino gihe dutangiye umwaka ku buryo bw'amateraniro makuru. Indirimbo ifite umutwe w'amagambo uvuga ngo mwabera b'umwami, mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye, niryo rufatiro ryo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose, ntacyo yabahishe. Ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya, kuko ari iry'Imana. Igice cya 2 kiravuga ngo nugera mu byago. Igihe ukiri muri iyi si, Yesu yarasezeranye ko azakugoboka, akakurengera amakuba yawe yose, akakubera umugisha. Niyo azakweza rwose maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Igice cya 3, ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Reka tugire ibyo byiringiro. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha gusa usigare utunganye. Bizakongora ibyaha gusa bikuboneze. Maze igice giheruka kiravuga ngo unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira haba na gato. Ndasaba Imana Data wa twese, ngubwo aya materaniro y'icyumweru cyose, ubwo ababwiriza Imana izabakoresha, uwumva ijwi ry'ibyiringiro wese azakingure umutima we kugira ngo yakire ijambo ry'Imana, kugira ngo urugendo turimo tuzabashe kurangiza. Umwanzi ntatugwabize, ahubwo tumutsinde mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.